ni imyemerere yawe ariko nje ntabwo nemera ko cyazamukiye Kibeho ibyo wemera abandi barabyemera ariko nterengo kuvuga ibitari byo oya ntabwo kiza gaturika ivuga ko bike muri yazamukiye Kibeho oya aho urabeshye nawe no ntabwo ariko ivuga yemera ko yazamukiye avuga yazamukiye Kibeho icyo nacyo ntabwo nacyemera ntabwo ari byo oya keretse hagaragaye none rero wowe se ko wavuze ngo Elizabeth uzi ko hari umuntu twabigiye impaka n'ubu twabuze igisubizo tubakunda yagiye gusura umuntu mu gihugu cy'urukiga n'ubu ejo n'ubu nanyandikira message atariko ati mu Rwanda hari igihugu cy'urukiga kigize kiyaba ndamubwira uyu munsi tuvugana dufite urukiga rw'igice cya Ruhengeri na Biba cyitwa urukiga bavuga n'ururimi rw'urukiga aho hantu hitwa mu rukiga ariko ku gihe cy'abami habaye igihugu cy'urukiga none cyari igihugu n'ubundi cyari igihugu cy'urukiga kandi muri Israeli nta gihugu cy'urukiga abami bateranaga bakarwana barwanira ibihugu nyine bamaze kwagura u Rwanda dufite uyu munsi harya nirwo rugize 29 cyangwa byari 29 batari batwambura bimwe hari abakoroni ntabwo ubundi rushobora kuba rugizwe n'ibyari ibihugu 29 cyangwa se ubu dufite hari ibihugu bike ibyari ibihugu kuko hari byo twambuye n'abakoroni bakata imipaka igihe cyabyo icyo gihe bakataga imipaka kugira ngo ideni bayishwanyaguze none ko ari Elizabeth twasabye comment ngo batubwire ariko ntabwo batubwiye Elizabeth yagiye gusura Mariya mu gihugu cy'urukiga ese uyu munsi muri ese yacu rakubwiye hari y'urukiga muri Israel ntabwo mubajije uze kumubaza ariko se ko dukurikira buri gihe mu gihugu cya Israel harimo igihugu cy'urukiga hari umuhungu ujye udukurikira muri Shalom Studio Limited tubafatira amajwi amashusho n'amafoto mu buryo bwa kinyamwuga ibirori byose naho byabereye hose mu ntara zose zigize u Rwanda turahagera mwaduhamagara kuri 0785 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ndetse na email murakoze. In Shalom Studio Limited, we make them sounds, pictures and photos in the form of profession. Everything and wherever it happened in all the provinces of Rwanda, we arrive. Contact us on WhatsApp or on our email. Thanks. Bakoze Shalom TV magana mu kirangatano tubashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Twifuje amahoro y'Imana isumba byose. Njye muri kumba ni Toneste nirenganya ne muzina yanjye. Nshuti yanyu akadasohoka Imana y'umugisha reka tubasuhuze mwebwe abatuye impande enye z'igihugu cy'u Rwanda ariko kandi tubagiye n'isi nayo hari inshuti zacu zidukurikira 5 kuri 5 kurangije isi ugeze uzengurutse isi utaravuga n'u Rwanda bwari utaravuga Rwanda ntacyo ukadurekera byose ariko kandi amakuru mashasha nuko ku itariki 21 isi yose tuba dusuhuza izaterana mu Rwanda urabizi isi yose ariko ndirenganya isi yose izaterana mu Rwanda isi yose izaterana mu Rwanda mu gihe giterane se kigamije igiterane cy'ishinzwe kurya amagare ese banga cyakora irenda kuba yoda ariko se buri gihugu cyafite abantu buri gihugu kizagifite abantu mu gihugu ntabwo byashoboka hariho bitari muri iryo siganwa bitajya bibamo n'ibihe ntabwo uvuga ngo nk'ibihe isi ifite ibihugu 193 cyangwa ujya kuba ko hari ibihugu bitagira amagare se biranahari ariko bitanayakoresha hari n'ibikoresha y'intambara oya isi harya ibihugu 194 bituye isi ibihugu 194 buri gihugu cyafite abantu buri gihugu gifite abantu mu Rwanda nzabikurikirana uje rero bitajya makumyabiri n'imwe zo kwa cyenda iryo siganwa narizi ko rizaba narizi ko riri gutegurwa ariko buri gihugu cyafite abantu buri gihugu kizajya gifite abantu mu Rwanda bari mu masiganwa ariko u Rwanda rurakomeye tekereza muri Afurika hose cyangwa se ibihugu byose bigize zibagatoranya mu Rwanda rurenze no gukomera gusa icyo ndagerageza gukurikirana no kumenya koko ibihugu by'isi byose bizabihagarariwe icyo nicyo ndi bumenye isi yose yateraniye mu Rwanda cyo ko izaba yateraniye byo koko ni ikintu gikomeye n'ubwa mbere kandi kuva ku bisi yabaho n'ubwa mbere bibaye mu Rwanda ariko bibaye mu Rwanda mu bindi bihugu byabaga ahubwo n'ubwa mbere bibereye mu Rwanda
n'iryo siganwa nibwo rigiye kuba. nibwo rigiye kuba Oya, mu Rwanda. oya, iri mu Rwanda niko nyine risanzwe riba, ahubwo nibwo rizaba ribereye mu Rwanda, ryaberaga mu bindi bihugu tutazi. Kuvuga ngo oya se, Yes, yigeze bibaho. none se n'ubwa mbere ribayeho, Ntabwo ari ubwa mbere bibayeho. ryaberaga hese Mu rwego rw'imigabane, mu Rwa Afurika. rwego rw'ibihugu runaka, ariko No. ku rwego rw'isi yose noneho rero. oya, ntirenganye muba bivuga nabi. Rwose ubona uko bivuga. Isiganwa risanzwe riba ry'ibyo bihugu, Isi yose. ry'isi yose, rikabera mu bihugu bitandukanye, ahubwo nibwo rizaba ribereye mu Rwanda. Mu Rwanda. Muri Afurika. Wivuga ngo ni ubwa mbere ribaye rero. Oya, muri Afurika umaze ari ibihugu ryabereye, muri Afurika hari aho ryabereye. Oya, Aho. sawa, njye ndaza gukurikirana, ndirinda kuvuga ntabicukumbuye neza, ariko kimwe cyo risanzwe riba ni iry'abantu b'abasitari b'ibyo bihugu bagiye batsinda amarushanwa menshi, mbese abasitari nka kuvuga bumva ngo habaye umupira bagakora ikipe ihuje abakinnyi b'abahanga w'amaguru, no mu Rwanda bigize kuhakinira ni abo b'amagare n'ubundi, ariko b'abasitari bagiye batsinda gusa, batsinda mu bihugu ubwo ni nko kuvuga uwabaye uwa mbere mu Bwongereza, uwa mbere mu Bufaransa, iyasi yose wavugaga uwagiye abo uwa mbere no muri Afurika hari ibihugu bizaba birimo abo wa mbere. Se bwo mu Rwanda ni bande nabo barari bagiye baba mbere, abanyarwanda bazaba barimo, nzareba umwanya bazagira kabisa. Naho buriya bisanzwe biba, ariko icyo ni ikintu ariko cyo gushimira n'Imana buriya, igihugu rwose kigaragara ko ari gito muri Afurika y'Uburasirazuba, kidafite peteroli, ariko gifite ibindi byiza byinshi, gifite ariko mu kintu ibintu byatumye gitoranywa kikemererwa gukorerwamo amasiganwa, icya mbere n'umutekano, cya kabiri ariko ntirenga ibyo bintu uko ari bibiri. Burya hari n'abavuze ngo, kandi bavuga ngo iki, ngo nuvuga ko urukwavu rutaryoha ariko ngo uzemere ko ruzi kwiruka. Sinzi kumva avuga iyo sigamigani. Oya, isuku, umutekano. Niba hari umuntu ufite ibindi atunenga azabinenga uko abyumva, ariko ibyo ntazemere ko bihari. ariko nimba ari muri Afurika, nimba ari ku isi hose, ku bijyanye n'umutekano u Rwanda rufata umwanya wa kabiri ku isi. Ayo makuru hari aho wayumvise neza. Icyo nemera cyo ku isuku ho rwaba n'urwa mbere, uko agiye mu bihugu bike nashoboye kugeramo hano muri Afurika, ibihugu bike, ntabwo ndarenga umugabane wa Afurika, ibihugu bike nashoboye kugeramo, reka nkubwire, urumva ncitswe nkavuga ngo igihugu iki n'iki naba nkoze ishyano, ariko hari ibihugu ntirenganye nigereyemo ubwanjye, usanga bino bya envelope, bino amberage, izo z'amashashi zitagikora, ibindi bihugu zirakora. Ugasanga muri kapitali, mu murwa mukuru w'igihugu, birunze hejuru y'inzu y'umuturage, byinshi by'ibyanda byuzuye, amabati atagaragara, hagaragara bya ambaraje gusa mu mujyi, ku buryo ukata nko kuri rompu ahantu amazu yose ari aho ari ibyanda hejuru y'inzu byinshi. Ni igihugu nibyo niboneye, ntabwo aribyo bambwiye, urumva. Ariko none haraho nasanze amazu yashewe n'intambara yabaye muri icyo gihugu ntavuze, iyo ntambara yabaye muri 1993, sanga ibizu byasenyutse, byaraye, ibibati biryamye, ibihuru mu mujyi muri kapitali. Ikintu cyantangaje ni ahantu nasanze hari umuhungu warimo kuntembereza aho hantu, abapolisi bari guhondagura ku nzu y'umuturage ngo abyuka akora isuku ku muryango, hari ibisogororo byinshi bizi binuka. Noneho mbwira uwantemberezaga, ntese sha uyu nguyu abapolisi baragomba kumukangura gukura ibintu ku muryango iwe. Aya isuku kabisa rwose, isuku, umutekano. Ariko ibyo dufite amanota ngiye numva ari byinshi: isuku, umutekano, umutuzo, ubumwe, ubwiyunge, imibereho myiza. Hatari mu byo dufite byinshi, ariko twumva amakuru y'ahandi. Tuzi ko ari ahantu abajura bakwambura ku manywa na polisi ngo ireba, bakakwambura amafaranga ufite bakayajyana. Ubwo rero ahubwo ibintu byose bajya bizana iwacu, bajya babizana bihabere. Ariko nirenga uri ku ibiganiro twakoze, nyamara amaherezo ari wavuze ndase kuvuga ngo wabonye gukegero kiva ko Adamu na Eva ngo abanyenduga. Nyamara bitinde bitebuke, u Rwanda ruzaba isoko. Hari umuntu ufite ibiganiro kuri YouTube uvuga ko isi yose ikomoka ku Rwanda, abaturage b'isi bakomoka mu Rwanda, inka z'inyambo zikomoka mu Rwanda. Avuga ko no muri Amerika hari ahantu ziri n'uyu munsi kandi zajyanywe n'Abanyarwanda. Akakubwira amazina yose, uburyo agenda akomoka ku Rwanda, akakubwira uburyo piramide zo mu Misiri zubatswe n'Abanyarwanda. No kumva isi irashize.
ko piramide ngo zubatswe n'abanyarwanda arahari ubivuga kuri tubiyo cano uretse ndaje bwa ndayireba ndayikwereka uba ko zose n'abanyarwanda byo kwisiga ubwiza bamugane hari umuntu wize ko ari professeur batari dogiteri ubivuga niba atari dogiteri professeur ubivuga wagira ngo umuntu se wenda woroheje abisobanura neza nk'umuntu wize nk'umuntu ujijutse akagenda neza akabivuga geographically akabivuga mu buryo bw'amateka akabivuga mu buryo bwose bushoboka akabisobanura neza. Hari ahantu yageze ngo barimo aragomveka avuga ibihugu byo muri South Africa avuga hari amazina y'abacyakora akomoka na ba Mugabe na ba Nyusina byose bisobanura ukumva birinda kuba byo. None rero wowe se ko wavuze ngo Elizabeth uzi ko hari umuntu twabigiye impaka n'ubu twabuze igisubizo tubakunda yagiye gusura umuntu mu gihugu cy'urukiga n'ubu ejo n'ubu nanyereka message atari ko ati mu Rwanda hari igihugu cy'urukiga kigize kiyaba ndamubwira uyu munsi tuvugana dufite urukiga rw'igice cya Ruhengeri na Biba cyitwa urukiga bavuga n'ururimi rw'urukiga aho hantu hitwa mu rukiga ariko ku gihe cy'abami habaye igihugu cy'urukiga none cyari igihugu cy'urukiga kandi muri Israel nta gihugu cy'urukiga abami bateranaga barwanira ibihugu bamaze kwagura u Rwanda dufite uyu munsi harya ni rwo rugize 29 cyangwa byari 29 batari batwambura bimwe hari abakoroni ntabwo ubundi rushobora kuba rugizwe n'ibyari ibihugu 29 cyangwa se ubu dufite hari ibihugu bike ibyari ibihugu kuko ari byo twambuye n'abakoroni bakata imipaka igihe cyabyo icyo gihe bakataga imipaka kugira ngo ideni bayishwanyaguze none ko ari Elizabeth twasabye comment ngo batubwire ariko ntabwo batubwiye. Elizabeth yagiye gusura Maria mu gihugu cy'urukiga ese uyu munsi muri ese yacu rakubwiye hari urukiga muri Israel ntabwo mubajije uze kumubaza ariko se ko dukurikira buri gihe mu gihugu cya Israel harimo igihugu cy'urukiga hari umuhungu ujye udukurikira kandi wize umuhungu witwa Kwizera ni n'umupasi witwa Kwizera asinyira mu itorero rya Sabore Dodier hariya rwa Rutabura Epaderi ndumva ariko abbreviation yabo yitwa nawe yarize n'uyu munsi ariga theology yiga muri Kenya hari Kwizera n'udukurikira tubwire igihugu cy'urukiga Elizabeth yagiye gusoma Bikira Maria yagiye gusoma Maria ni cyari cyayi ni icyo muri se ese niba cyari cyo muri Israel uyu munsi cyagiye hari yakitwa mu rukiga ese none yaba yamusuye mu Rwanda koko none yaraje kumusura mu Rwanda kuko kwisi hose noto nabaye igihugu cy'urukiga reka tuze kuhamagara Yasoni Yasoni ari muri Israel atubwira intara bari abana zahe atubwira kandi Yasoni ubaza abantu b'Abisirayeli piri nibizana gukunda bakagura ko gihari uzajye umenye ko uyu munsi hitwa mu rukiga cyangwa se bakubwire ngo aha hitwa ijambo urukiga ni Kinyarwanda bakubwira ati kera hitwa urukiga haza guhindura izina ubu hitwa gutya niba ari byo bihugu bikikije Israel za Yordania za Syria za Liban bya bikoranaho na Misiri yo ntibikoranaho neza ari kuko harimo amazi mu hagati ariko kuko wenda urukiga rwari ruri kugeza umwanya urukiga turuzi mu Rwanda uriya mubyeyi yabaraje gusura mubyara we mu Rwanda mu gihugu cy'urukiga ngo arahaguruka ajya mu gihugu cy'urukiga none tukongera tukaza mu Rwanda bifite amateka ngo ibintu bihorera nk'amazi yo ku Rusumo ni Ikibungo nahariya hafi y'iwacu Byumba naho haritwa ku Rusumo urusumo rwacu kuri Bibiliya ni urwahe ni urusumo rw'ahandi ni ikigereranyo cy'amazi asuma n'ingufu cyangwa kandi ku Rusumo ho amazi yo ku Rusumo nyirizina ubonye warahageze uragenda akushumuka hano umva baze n'urugomero rw'amashanyarazi aturuka hano yibirira ni amazi yo ku Rusumo kabisa hara ni ku Rusumo ubwo rero byose tubikuye impamvu mbivuze isiganwa nk'iri ngiri rishobora kubera mu Rwanda ni ikigaragaza ko rufite amateka ahubwo ashobora kuba nayo abitswe atazwi atavuga ariko ruri mu bihugu bikomeye ku isi kandi ko kubonye uburyo rwagiye rusha no mu ngorane zikomeye kuri iki mateka kandi bikarangira rwikuyemo nta mbaraga za naka wundi u Rwanda ubwayo ariko rwikura mu kaga gakomeye rukivanamo ni ikintu gikomeye cyane gusa ari gihe bigiye bitangaza n'uyu munsi deja hari yavuze ngo dufunze inkunga mwarazifunze ariko u Rwanda rurahari n'Abanyarwanda barahari urebye imihanda iri gukorwa ukara amaparike
ibikorwa by'ubukerarugendo biri gukorwa mu mujyi wa Kigali, imbaraga bifite ukaranu n'abantu bakamije amazi muri kiriya gishanga cyo ku Gisozi, umurenge wa Gisozi hagati yawo n'umurenge wa Muhima. Urebye ukuntu bakamije amazi, hari ahantu bambukaga n'amato, njye nanahambutse nizo utanga ijana y'ahantu narahambutse mu bwato bahita ngo kwa Buraza. Ubu uzi ko uretse imvura yaguye ubundi ivumbi rirahatumuka neza, imodoka ziparika epfo mu gihe ahari hari ikiyaga nyirizina, imodoka ziparika ziri gupakura ziri gupakira itaka, ahari hari ikiyaga, amazi barayakamije neza, barayakamije, imodoka zijya hepfo zigapakira zihagazeyo, ahari ikiyaga. Byo bwanjye naracyambutse, bisobanura iki rero? U Rwanda ruhora ruhora rukomera. Nibazane n'ayo magare baza abakinnyi ba mbere ku isi hose, baze mu imisozi igihumbi, ariko na muri Israel bazaze barebe mu Rukiga, ariko zitari byo we, ahubwo ariko ndumva uri kuntera kuvuga kabisa, ahubwo kwa kundi bahora bavuga ngo hari ibikorwa nyaburanga biri mu Rwanda bitabungabungwa bimwe na bimwe, bati nk'iri jambo Urukiga, abashakashatsi bo mu Rwanda amateka bari bakwiye kurihuza n'iyobokamana, bakavugana n'ibi bashoboye kubimenya, bakabimenya, bafite n'uburyo bwo kujya muri sere bakabireba, bagakora ubushakashatsi mpaka bamenye igihugu cy'Urukiga. Tutagenda kure kubizi. Ejo bundi habaye umunsi wa byita Assumption Bikira Mariya zamukiye oya itonde ijya mu ijuru rya Bikira Mariya, biriya byo oya biriya umva nkubwire nyine, biriya byemerwa na Kiliziya Gatolika gusa, ariko igihugu cy'Urukiga isi yose yemera ko cyabaye, kiranditswe mu mateka muri ibyo ari byo byose. Iyo bavuze ibihugu byabyaye u Rwanda, kugira ngo u Rwanda rwitwe u Rwanda byavuye ku bami b'u Rwanda bagiye barwana bakagura bagafata ibyo igihugu cy'Igisaka byose. Uvuze ko ari ijana na bingahe nihe bavuga intuza Bikira Mariya zamukiye, si mu Rwanda ari cyo. Impamvu navuze ibyo byemerwa kuva hano bitandukaniye, byemerwa na Kiliziya Gatolika, kuko nkanjye ubwanjye ku giti cyanjye ngiye kwivuga ubwanjye ntabwo birabyemera. Ni imyemerere yawe, ariko njye ntabwo nemera ko cyazamukiye ikibazo. Ibyo wemera abandi barabyemera, ariko ntirengo kuvuga ibitari byo. Oya, ntabwo Kiliziya Gatolika ivuga ko Bikira Mariya yazamukiye ikibeho. Oya, aho urabeshye nawe. No, ntabwo ariko ivuga. Yemera ko yazamukiye ikibeho. Icyo nacyo ntabwo nacyemera, ntabwo ari byo. Oya, keretse hagaragaye ubushakashatsi bubigaragaza, ibitabo kwa imyandikire, kuko yaba Bibiliya yaba yera dufite, kandi icyo kintu ni igikorwa gikomeye. Iyo aza kubazamukira koko Bibiliya bya none se, reka tuvuge turebe Bikira Mariya ibintu bye byanditse, atangira kugaragara abwirwa ngo ugiye gusama inda, so atangira kubonekera. Hari umwari witwaga Mariya wari wasabwe na Yozefu, nuko inkuru yitangira, abonekerwa na marayika Gaburiyeli, amubwira ya magambo, sibyo? Inkuru ze nuko zitangira, agenda agaragara, uwo Elizabeth amusura, baramukanya, akamubwira ngo mu bagore bose urahirwa. Ayo magambo aranditswe, arahari. Akagaragara bajya kwibaruza, habaye recensement general, kujya kwibaza umudugudu Yozefu yakomokagamo, akavugwa ahinda imufata, biranditse. Akajya gusaba icumba ahantu bamucumbikira, buriya baranahabuze kwa babemerera gusana mu kiraro cy'inka, ati mujye hariya muryame, akabyara. Ibyo byose biranditse. Ingabo zo mu ijuru ziririmba ziza kumuramya, ibyo ni Bibiliya ibivuga, biranditse. Marayika abonekeye Yozefu akamubwira ngo ubwo ndi kugira ibyo, ntabwo ndi gusoma, ndi kugira ibyo nibuka, hungisha umwana na nyina kuko Herode ashaka kumwica. Biranditse. Yozefu n'umugore barahaguruka baza muri Afurika. Umva ahubwo ibindi biryoshye, ahubwo baza muri Afurika, aho mukande muzavuga ko baje mu Rwanda. Ni mu Rwanda aranditse, muzavuga ko baje mu Rwanda. Abo se bavuga ko bavuye muri Isiraheli bakaza mu Rwanda, n'ikiza bageze n'ikiza ko nta modoka. Urumva, ubu ndi gukurikirana Mariya, kandi ndavuga Mariya kuko Bikira, ijambo Bikira, ariko hari Abagatolika bo mu miryango ya madamu wanjye tukiva leta batelefone basobanura ahantu Bikira bituruka, ku mibiri ivuga Mariya. Bikira Mariya se kamaze kubwira, uretse utamufanye Mariya byurumva atari Inyarwanda. Mariya, izina Mariya ni Inyarwanda nyine, none se ariko ni mu gihe burayo yitwaga ahubwo. Ariko ibintu ni birakomeye nyama. Andika ibibazo kubaza ya Soni, umubaza uti Mariya
mu gihe burayo iryo zina aho rirahaba ubuze kwimubaza kandi nanjye ndamwandikira mu kanya ko WhatsApp bose nanjye desha wowe ujya urangara ndabimwibariza kwanza ndaje tugisoza ikiganiro ndamwandikira masi dufashe utara amakuru ko muri Isiraheli higeze kuba igihugu cy'urukiga cyangwa ijambo urukiga niba ryari rihari mu gihe burayo cyabo ryavuga ngo iki. Icya kabiri izina Mariya mu rurimi rwabo ryitwaga ngo iki. Biri bavuze Mariya bavuga ngo iki. Abasiramu bavuga Mariyamu muri mu gifaransa ni Marie n'ubundi uretse mu Nyarwanda nyamara abara muri abasiramu bavuga Mariyamu no mu handitse ngo marayika akamwambia Mariyamu muri Korani muhize kudusomera ngo utazamutoto bira mume ataitwa mutoto wa Mungu sava. Hanyuma rero ubwo ndi kurabikira Mariya none ko bamugaragaje bareka garuka ngo bahungukana umwana bagasura ati umuhigaga yapfuye akongera kugaragara baramubuze Yesu bagasura kumushaka aho ngaharagaragara akagaragara mu bukwe bw'ikana abwira abantu ati icyo babwira mu gikore ibyo biranditse akagaragara ku musaraba Yesu amubwira ngo mubyeyi dore umwana nawe dore nyoko ngira ngo ndumva aho ngaho ijambo Mariya arangirira kugaragara unyibutse nyuma yo kumusaraba ndumva nta handi agaragara aha rero niho yagombaga kugaragara kuzamuka kwe mu ijuru. Ntabwo ibi bintu byari kwandikwa ngo igihe buje kuruta ibindi kuko kuzamuka mu ijuru adapfuye ubwo baba ari babiri ku isi yaba ari Eliya na Mariya. Abavuga hari abantu bajya bibeshya kuri harya undi mu itangiro ninde ni Seti uvuze ngo agenda imyaka ngo ari ku Imana iramwimura ntiyongera kuboneka n'enoki ariko enoki ntabwo uretse iryo jambo rivuga gutyo ngo Imana iramwimura ngo ari ngo ntiyaba kiboneka jo kurowa ariko ntabwo avuga ngo yazamutse ari Eliya biravuga ngo haje amagare Elisa wa ruharara yabona n'abana bahanuza ku misozi barayabona ngo atubajye muri serwa yazamutse bamureba gutyo Eliya yazamutse abaturage bareba ariko enoki ntabigaragara. Iyo Mariya aza kuzamurwa gutyo yewe byari kwandikwa mu bitabo byose Bibiliya itabifite yari kuba ari Bibiliya kuvuga yaba ubwo ni ibintu bibiri. Niba ngiye ntemera kuzamuka kwe ubwo naho yazamukiye ntabwo simpemera ariko banyiri kuhemera baranemera simbarwanye aha munyumve neza banyiri kuhemera simbarwanye bavuze ngo kizira n'imitunganye ikomoka ku ntumwa kusimbutse gaturika bavanye gushyira imitunganye gaturika kandi ikomoka ku ntumwa savayo ni imyemerere yabo inkomoko yabo ariko hari ikintu navuze nawe utumvise ababyemera simbarwanya nawe ubyemera sinkurwanya buriya nanjye mu myizerere yanjye hari ibyo nabo batemera ari naho nakuye ijambo twavuze mu kiganiro kimwe niho nakuye ijambo rivuga ni iri yobokamana dufite mu isi iyi myizerere dufite mu isi ibi tuvuga amadini n'amatorero bifite urujijo 200% bihatse ikintu gikomeye ahubwo dushobora kuba tutazi. Kiliziya ni imwe ku isi itunganye ikomoka ku ntumwa ntabwo ubyumva iryo jambo. Abizera ko isabato ari ikintu cy'ingenzi gikomeye bavuga ko ku isi hose umuntu utaruhuka ku isabato atari kwerekera ku Mana by'ukuri. Urumva neza hari itorero rivuga ko abagore batagomba kuvuga rirahari ryo umuntu wari twaraganiriye arambwira ati mwe mwararangiye hega abagore bazi imbere bakavuga none ambwira atabadivantise ati bo byararangiye ati abantu bagendera ku buhanuzi bw'umugore ati urumva ubwo iryo ryizeye ibyaryo. Abayehova bakubwiye ko niba utavuga Yehova ati Imana ni nyinshi cyane byitwa Imana ni nyinshi byinshi ba Yesu ni benshi biti byabyo biravuga ati ugomba kuvuga Yehova. Ubwo mvuza amadini angahe hafa ni hari hano kwizera kuzamwisi mwisi cya ibyijuru heba aha ararije kuvuga ngo muretse mvuga ndabiri wenda ndishyiraho twebwe iwacu noneho rero tukavuga ko abantu batewe n'umwuka wera batavuga mu ndimi badahanura ngo bigaragare biriya ntabwo ari byo. Ubwo nta bayatanu hakaba abasiramu bo bemera ko bazajya mu ijuru ariko bagahembwa abagore b'amasugi bafite amaso y'ibirahuri. Yobokamana ni igiki? Yobokamana dufite ku isi ni iki? Religion dufite imizite ibi byose kandi ni ibihurira ku muturage umwe
ubwo mvuze hafi amadini 5-6 kutavuze ry'abakurambere niryo nari ngiye wagira ngo ari mu mutima wanjye niryo nari ngiye kuvuga. Hakaba kandi uwihina mu gikari mu kazu gato cyane karambuyemo akarago agasambi nako gato gato cyane k'amafuti gateretsemo akabindi gato, hari aho nabonye hamwe n'ibibindi bifite iminwa 2 karimo uduheha tw'udufuti, umuntu akajyanamo udusaka ashyiramo ngo dore nimuryeho, dore ndabaganuje, nimuseke, nimwishime, mudutsindira icyago n'icyagane, muduhe ubutunzi n'abakunzi, mudutsindira akumva arasenze harimo inanga agacuranga, ariko ko bivuga nk'uwabikoze ntacyo nishaka mbina narabikoze nta kibazo. Wowe kurikira icyo ndikora urabivuga nk'uwabikoze neza neza abitsuje no kubaganuza, dore amasaka areze, dore n'uburo bureze, ibishyimbo bireze, nimwakire mu byumve maze muduha amahoro, nyamuna turambe rwose mukize indwara. Akavuga n'amazina ati ngaho binego hereza mugasa hereza rwayibebe hereza nyirajana hereza kanyamanza hereza gihuru hereza mutabazi hereza nyabirungu. Akavuga ati nimwakire muganure, dore n'umukobwa mbaho uzajya bategurira, dore nzanye inka y'abahungu n'ihene y'abakobwa n'intama y'abahetsi byose ndabizanye. Uwo akaba arasenza yaza kurabya n'ibyacu, akavuga ati mwebwe ntabwo muzi Imana musenga mwebwe. Hari ndimba ajyaga ibaho ariko bitagitamukara ngo karisiti yangahazwa nataha ngasoma intango ko bambujije kubandwa simvuga rya ngombe inego mugasa n'akagoro. Waravuga ngo Petero na Yohana ishapure n'umusaraba mu kiriziya ngahazwa nataha ngasoma intango. Iyo ndimo ajyaga kuri Radio Rwanda bajye bayitambutsa ngo itagivuga ngo ye mugabo nashatse ngo byuka duterekere ngo dore ngo abakuru bambwiye ngo iki bintu ngibi. Ibi bintu rero ni ibihurira ku muntu umwe. Buriya nubona n'abantu bajijwa bayoba bagira gutya uzi no kumucira urubanza, ahubwo naho umuntu arakomeye. Umuntu haremye ku buryo butangaje. Bibiliya iravuga ngo yenze kutugira nk'Imana haburaho gato. Kandi ubwo mvuze amadini nk'6, reba amadini ari ku isi yose ukuntu angana yose. Hari mu Buhinde bavuga asenga amafoto, asenga izuba, asenga ibiti, asenga inka. Hari ryo nabonye ryizera abantu bafite umunsi bagenda bambaye ubusa buri hari inyanja hafi y'icyo gihugu ngo niba bayihindurije bakidumburamo bambaye ubusa buri uko bavutse bagwa n'abagabo bakiruka ko umuntu aterewe n'akana bakidumburamo bakavamo. Iyo ni imyizerere. Ibyo byose ni ibihurira ku muntu umwe. Ahubwo ntirenga turakomeye, dufite imitwe ifite gigabyte nk'amamiliyari, kuko ibintu biduhuriraho. Imana muyubahe, Imana n'umukozi w'umuhanga, Imana yubahwe, Imana yemerwe, iratangaje. Uyu muturage uhurirwa n'ibintu kandi ubwo arahinga, ari mu gihugu, arashaka umusoro, arashaka mituweli, arashaka ibi bidini bikamuhurira bati ndizera iki. Uko uzasanga umuntu yizera rero uzamufashe unamwumve unamureke, umuntu aratangaje. ariko ngiye mu nayo byose bize ngo n'ababifitemo inyungu si birashoboka nazo n'umugambi kandi wo kugira ngo abantu bavuga ko ngo ari ukugira ngo abantu ngo batatane badakundana batavuga rumwe badahuza batatanire muri ayo madini. Abari mu madini ntibahuza wenda nko mu Rwanda amadini yose hari idini urumva ryabangamira irindi, hari ryo urumva ryateye irindi, hari abantu bari bapfa imyizerere yabo. Ariko reka tugaruke Kibeho, uretse kuva Kibeho noneho Kibeho rero ariko ngo wowe wagiyeyo nagiyeyo reka da wazanye amazi se matagatifu ngume mwe n'amabuje ahubwo wayazana amazi tumwe ariko ntirenganya umva kuba uvuga ibintu wumvise hanyuma ayo mabuje ukazayacana rero muri amabuje ngo bazareba umugisha ngo bazacana n'amazi none se iryo joro niba rizava ku isi hose ntibakaye baraduhaye twese kugira ngo reka tuvuga biciye marazamukiye Kibeho, tuvuge izamuka rya Bikira Mariya, uraryemera ntabwo uryemera? Ubwaryo izamuka ijambo kuzamurwa akajya mu ijuru ntabwo mbyemera, ariko nta nubwo wemera ko yazamukiye ari Kibeho ko yazamutse nkemera ko yazamukiye, mba ntemera ko yazamuwe nkemera, kuko impamvu ntabyemera se n'iyindi iyo biza kuba byanditswe. Reka twisabira abagatolika badusobanurire Bikira Mariya yavuye mu Isiraheli aza kuzamukira Kibeho. Wowe ukeneye kumenya aho yazamukiye, njye rero nkeneye kumenya ahubwo uburyo yazamutsemo, kuko ni ibintu byari kwandikwa, hari ibintu byanditswe bidafite imbaraga nko kuzamurwa kwe, bidafite imbaraga. Ubundi ibintu bibiri yakanditsweho ni ukubyara nta mugabo, akabyara Yesu cyangwa Yezu cyangwa Isa uho yabyaye undi ni nawe umuzi, no kuzamurwa mu ijuru. Ibyo bintu uko ari bibiri
kubura umwana i Yerusalemu ntabwo cyari igihe gitangaje ngo barinde kubyandika, kubwira abantu ngo icyo ababwira mu gikore tubure amazi ahinduke ibyo banywa, kubyara kwe nta mugabo akabyara umucunguzi no kuzamurwa mu ijuru adapfuye, nibyo bintu byagombaga kwandikwa, kuko Bikira Mariya aruta Eliya. Ugiye urebye ukanariza neza wasanga aruta Eliya mu bikorwa byakozwe, kuko Bikira Mariya cyangwa uwo Mariya yabyaye umucunguzi w'isi, yari kwandikwa n'ubutware bw'imbere ya Eliya. Banditse Eliya ko azamutse mu gare ya serwakira, Mariya ntibamwandika gute se? Niyo wari kwandikwa kuva rero Bibiliya itabivuga, ntagatifu ntibivuge, Korani ntibivuge, n'ibindi bitabo bike yazamuwa njyewe bwa mbere, hanyuma akagaruka ku kuzamukira mu ntagatifu bitarimo kuzamuka. Ariko ubundi ahubwo kubayisoma cyane bazatubwire. Ngende ndaza kubaza, mfite abantu mu miryango yacu w'Agatolika bandanye, aho umva ikindi kibazo. Bariya abakobwa bavuga babonekewe ikibeho, hari abariho, hari abavuze bari i Roma ariya bamujyanye mu mabanga akomeye kumubika, ariko ari ni ukumubika nyine kuko abitse amateka akomeye. Ariko ibitabo bya mbere bivuga ibonekerwa ryabo, umuntu wabonekeye mu zuba bavuga ko yari umwirabura. Ubwo ugiye kwirata roti nibyo nyine bakomoka muri Afurika, uri kugiye guhita uvuga nyine nta kundi nirenganya, ugiye kwirata uri umunyarwanda. Rero navuze ko Dawidi nawe yari umuhungu w'inzobe, none se yari umuhungu w'umugenda w'inzobe, nawe yari umunyarwanda. Ujye bako bikimera y'Abanyarwanda cyangwa iyobokamana nirenganya, nifite urujijo umuntu ashobora kurinda apfa. Hari umugabo wari umunyarwanda ntari buvuga amazina, abaramva ibyo mvuze baraza kumumenya, niba yarigishaga muri kaminuza, yagenze ibihugu 49 ku isi ashaka ari iyobokamana agira ngo abimenye, agarutse arabihindura byose asanga ngo ari ibyo gusa, n'amazina yitwa arayahindura yitwa amazina yo mu bakurambere be, amazina ya Gikristo yitwaga Ritarivanati, ararisati ntimuzanye kwita kanaka, yita amazina abiri y'Ikinyarwanda, rimwe ari irya se cyangwa irya sekuru, ati mbese agarukira nk'ibintu byo ku gicumbiro byo byari y'Amana twavugaga ya kera y'Abanyarwanda y'abakurambere aba ari yayoboka. Yari amaze kumenya n'indimi z'ibyo bihugu, azenguka kurikirana iyobokamana ubutatu bw'Imana. Abanyabwenge bavuze ko ngo uramutse ushatse kubimenya nk'uko biri ukabigeraho neza, usara utari wabigeraho, urasara ubwonko buraturi kukiruka. N'iyobokamana muri rusange nubwo twimenyera kano dufite ito rusengeramo, ukanyurwa naryo ugasenga ukarekeraho, ushatse kumenya ibirenze ko abakobwa bavuga ko uwababonekeye yari umwirabura. Wabibwira Abagatolika bati nibyo nyine, bati Bikira Mariya yabiyeretse mu ishusho yabo kugira ngo umudayimoni abereke. Watsinda rayisa bo bakubwira ko abona kiri yerekwa ry'umuntu wirabura azaba ari umudayimoni. Ngaho ariko niba ku muzungu uzamenye ko ari nawe. Ibyo si byo batarujije ko ndi umwirabura, ko mbana n'abirabura kandi nyuzwe nuko ndi umwirabura. Abakurambere banjye barabirabura, muzaza mu ishusho yirabura zaba ari umudayimoni, zaba ari umuzimu. Kuki atabayeho kuri hubwo? Hanyuma ngarutse kuri cya kinyoma cyawe se, none Yesu n'abarabirabura bakomoka mu Rwanda niba baba kandi ibyo niko babwirwa koko, uberetse ishusho y'umwirabura abonye umudayimoni, uberetse ishusho y'ukuri y'umuzungu niwe ubonye ibiri byo. Kubera iki? Kandi tukigisha ko Imana dusa nayo twese, kuki Imana itaje mu ishusho y'umwirabura? Rero icyo ni urundi rujijo ruhatswe n'iyobokamana. Hanyuma rero ikibeho, ababonekewe bavuze ko babonekewe n'umwirabura, ariko Bikira Mariya mu byadusaba kumenya yasaga ate. Mu minsi yashize noneho haciye nk'imyaka 10, hari umuhungu twariganiriye ubwanjye mugufi muto, nta muntu wumvise wagiye kurega Kiliziya Gatolika yajyanye ikirego mu rukiko, kigera mu rukiko rw'ikirenga. Mu rukiko rw'ikirenga bamusaba isinya y'umukuru w'igihugu ko yaba amwemereye gutanga icyo gihugu mu izina ry'Abanyarwanda bose, cyangwa se ko azana imikono y'Abanyarwanda bamusinyiye ko amaprocreation bamwemereye ko ajya kubatangira ikirego. Aho no byamugongeye arabibura byose. Ariko twariganiriye ubwanjye mu mujyi hariya, umuhungu muto rwose avuga, yaregaga Kiliziya Gatolika ko yabeshya Abanyarwanda ko buriya butaka ngo ari ubwa Bikira Mariya,
ngo ikabwita ubutaka butagatifu, ngo ikavuga ko Bikira Mariya ngo yahazamukiye, ngo kandi ngo buriya butaka ari ubw'umuntu witwaga Nyirarumaga w'umunyarwandakazi w'umwirabura, ariho yarigitiye bakamubura, ari nawe wabonekeye abakobwa babonekeye ngo ko ari Nyirarumaga. Icyitonderwa, mvuze amakuru nabwiwe n'uwo muhungu, ntabwo ndi kuvuga ibyo mpamya cyangwa nzi, kuko n'ibya Bikira Mariya bavuga ko yazamukiye Kibeho nabyo ni ukubyumva ntawe bihagazeho. Mvuze amakuru nabwiwe n'uwo muntu yitaga umwuzukuru wa Ruganzu, we niko yitaga umuhungu, ndamwibuka n'ubu arahari ntiyapfuye. Hari Nyirarumaga yarahari igitiye, ndaje ndabikurikirana. Hari umugabo witwa Timote ari Tanzania, ndaje ndabasa Timote amazina y'uwo muhungu kuko arayazi, nshakisha n'uburyo nabona kontakite z'umuhungu kuko yemera kuganira. Iya byangu ntabwo tuzamuzane kuri kamera, agusobanura ukuntu ngo hari ngo witwaga Nyirarumaga ngo ariho yageze ararigita muri uriya musozi wa Kibeho, ngo arahazimirira ko buriya butaka ngo ahubwo ari ubwa Nyirarumaga ngo bwari n'ubwe n'ubundi, none ngo akaba ari we waba ubwo yarabonekeye abo bakobwa. Nongere nsubiremo, ibi ntabwo ari njye Kwizera Valens ubivuga, ntabwo ari Ntirenganya ubivuga, ni amakuru njyewe numvanye uwo muntu. Mu kiganiro tuzakora uzibuke dusubira aha hantu, dore wowe uracyari muto ntabwo uragira imyaka nk'iyanjye, noneho nzaba naravuganye n'aba bantu mfite izindi done zifatika. Ariko icyo mbivugiye ni iki, kuba Bikira Mariya, ariko njyewe ikintu cy'uko ngo yahazamukiye ngo nyumvise ntabwo cyari gisa abantu bajya kwizihiza izamurwa mu ijuru rye rikabera icyo ku butaka butagatifu biba, ariko ntabwo impamvu bajyayo ni uko ari hamurekerwa habereye mu Rwanda. Ariko kuvuga ngo Bikira Mariya yazamukiye mbyumvanye Ntirenganya kuri iyi kamera, nabo ngo yarabyumvise ngo Karidinali abivuga niho yazamukiye, ntabwo kwitirirwa Karidinali yarabivuze ko yazamukiye. Yesu ubwo nyakubahwa Karidinali yavuye muri Isiraheli aza kuzamukira hari ubwirane bifite n'urujijo, bihatse urujijo. Uzi ko Pawulo yavuze ngo cyakora ngo tumenyaho agace, kandi Pawulo reba ukomeye yari afite imbere y'Imana n'ubutware yari afite, ariko yasanze ngo tumenyaho agace. None rero reka tugumane ibyo dufite hamwe n'Umwuka Wera udusobanurira. Yesu aravuze ngo azenda ku bya Data abitubwire, azatubwira n'ibyenda kubaho, azatugisha n'ibyo Yesu atatwigishije, niwe w'ingenzi. Ariko kuba yarazamukiye Kibeho ni urujijo, kuba yaravuye muri Isiraheli akaza Kibeho ni urujijo, kuba abantu babonekerwa n'umwirabura ni urujijo, niba bwari ubwa Nyirarumaga n'ubivuga nawe ntiyari ahari, ni ibitabo asoma, ni urujijo. Imana yo mu ijuru dufashe itwigisha igikwiriye, tugane ku musozo. nta kibazo rwose. Ku musozo tuhagana rero, turahagana dusenga Imana, turahagana gusa icyo mvuga ku musozo, njye nemera ko uwo mugore cyangwa umukobwa witwaga Mariya, nemera rwose ko yahiriwe ku Mana, yahiriwe kuri Nyagasani, nemera ko yakoreshejwe iby'ubutwari, nemera ko yabyaye nta mugabo afite. Rwose uremera ko ari umunyarwanda cyangwa uremera? Ntabyo nemera. Njyewe Bibiliya ivuga ko hariya mu mudugudu wa Nazareti abonekerwa harari. Njyewe nemera ijambo ryanditse muri Luka igice cya mbere 42 naryo dusoreje rivuga ngo avuga ijwi rirenga ati mu bagore urahirwa n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Ibi byavuzwe na Elizabeti yuzuye umwuka ngo, maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda. Elizabeti yuzuye umwuka wera, umva ijambo yavuze yuzuye umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati mu bagore bose. Iri jambo naryemera, mu bagore bose. Bikira Mariya niwe wabwiwe iri jambo, kandi rivuzwe n'umwuka wera wari muri Elizabeti. Aravuga uwawe ntiyabibwiwe Ntirenganya, uwanjye ntiyabibwiwe, uwa naka n'uwa naka ntiyabibwiwe n'abandi, ariko yabwiwe mu bagore bose urahirwa n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Ibi ndabyemera. Umusozo naha dusenga Imana, nibyo yizera, rwose nibyo yemeye, ariko ushaka imanza no kumva ko bamwe bari kurimbuka abandi bari mbese twitonde iby'ukuri kwizwi n'Imana y'umunyakuri y'umucamanza utabera. Dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Ndagusabye Data ngo tumare uru rujijo, umwuka wera wawe utanga akadukuramo urujijo, ari njyewe ari muri Data Ntirenganya turi kumwe, ari abatwumva barumva iki kiganiro bakagira urujijo, bakagira ibyo tekereza, bakagira kure, utwuzuza umwuka wera agenda bamara urujijo, tujye mu nzira y'ukuri,
tumenye iby'ukuri. Twabonye benshi data batubwira ko bari mu kuri, hakaza abandi ko bari mu kuri, kandi tuzi ko ukuri ari Kristo. Data dufashe turushaho kumenya ukuri, abe ariko kutubatura. Abantu baracyabaswe n'ibintu bitandukanye, baracyabaswe n'imyizere n'imitekerereze, baracyabaswe n'ibyaha bitandukanye. Ukuri niko kwatubatura. Iki kiganiro kigira umugisha kuba cyumva, kigira umugisha natwe tugitambukije, kitugirira umugisha, kitubyarira umugisha. Urakoze kudufasha kandi amacano yacu mboyeho umugisha. Umwami ugireza tuboneho umugisha mu ijuru kumana Nyiringabo. Nize kwikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibahe amatwi, reka tubabwire ngo subscribe no gukora share ku nshuti zanyu na like, nimba hari icyo watungura ubumenyi waba uturusha nabyo wabitwandikira. Imana iguhe umugisha. Nakagaruka. Amen.